Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikosi ndakumva. ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri? Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri radiyo ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Reka nongere ngo ikaze ukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Uyu ni umwanya tubagezeho ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ikorera i Kigali mu Rwanda. Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikoro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha. Bakunzi bacu, tugiye kuganira ku bikorwa bikorerwa abaturage rimwe na rimwe batabimenyeshejwe cyangwa se batabigizemo uruhare. Bamwe basanga atari iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ikiganiro ejo mumaze kubimenyera ko buri cyumweru cya nyuma tubagezaho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Reka turebere hamwe icyo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryashyizweho rivuga ku burenganzira bwo guhabwa amakuru mu nzego za leta ndetse n'iz'abikorera. Itegeko nimero 04/2013 ryo kuwa 8 Gashyantare 2013 ryerekeye kubona amakuru afitiwe n'urwego rwa leta na zimwe mu nzego z'abikorera. Ingingo ya 14 n'iya 15 zo zigaragaza uburyo umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo abone amakuru mu kigo cyigenga. Itegeko ryemerera buri wese guhabwa amakuru mu Rwanda riri mu igazeti ya leta yo mu 2013 nimero ya 10 rivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru aturuka muri leta cyangwa mu kigo cyigenga. Ingingo ya 19 y'itegeko rusange ry'uburenganzira bwa muntu yo mu 1948 ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo. Ubu uburenganzira bukubiyemo ubwisanzure bwo gufata ibitekerezo nta nkomyi no gushaka, kwakira no gutanga amakuru n'ibitekerezo binyuze mu bitangazamakuru ibyo ari byo byose kandi nta mupaka. Ese kutaganiriza abaturage gahunda zibashyirirwaho byaba hari ingaruka bigira ku muturage? Ibyo byose nibyo tuza gusobanukirwa muri iki kiganiro. Wowe nujya kuri inyakiramajwi yawe ubundi nawe uze kugira uruhare muri iki kiganiro utugezaho ibitekerezo byawe kuri ingingo y'uyu munsi. Tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2019 n'umuryango ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane ariwo Transparency International Rwanda, bigaragaza ko ku bushakashatsi buheruka gukorwa ku mishinga ikorerwa abaturage bafitiye inyungu bwagaragaje ko 55% by'abagenerwabikorwa batamenya iby'iyo mishinga. Bagaragaje kandi ko uku kutamenya ibirimo gukorerwa umuturage nta n'uruhare aba yabigizemo. Nibyo bituma haza ibyuho mu mikoreshereze y'amafaranga ya leta iba yashyize muri iyo mishinga. Aho niho barusahurira mu nduru bikinga kuko umuturage nta bumenyi aba afite bwo kubikurikirana. Mu gihe bamwe mu baturage bavuga ko hari ibikorwa leta ikora batabigizemo uruhare mu igenamigambi, Murindwa Prosper, umuyobozi w'ishami rishinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, avuga ko hari ubundi busesenguzi bukorwa n'izindi nzego zigafata icyemezo cyo gukora ibyo bikorwa. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Tujya tubona hari ibikorwa bimwe na bimwe bikorwa ariko wabaza abaturage ugasanga nta makuru babifiteho. Mwamaze kudusobanurira yuko bikorwa hafi ya byose bikorwa abaturage babigizemo uruhare. Ese nk'ibikorwa nk'ibyo ngibyo twavuga yuko biza byitura ku baturage batabigizemo uruhare, biba byagenze bite? Ibikorwa byinshi hafi ya byose bikorerwa mu gihugu abaturage baba barigeze kubitanga nk'icyifuzo. Iyo bitabonewe ingengo y'imari mu mwaka umwe byimurirwa mu wundi. Ariko sinirengagije ko hari ibikorwa bishobora kuba bitavuye mu baturage ngo habe hari umuturage wabyivugiye ubwe mu magambo ye, ahubwo biba byaraturutse mu bundi busesenguzi bukorwa n'abandi bantu bahagarariye umuturage. Tuvuge abenjeniyeri, abatekinisiye, abanyapolitiki, abantu bafite amakuru menshi bashobora kumenya ko hakenewe umuyoboro wa interinete. Ibyo rero bishobora kudatangwa n'umuturage mu buryo bw'ako kanya, ariko ahubwo umuturage yaragiye agaragaza ikibazo cy'imitangire mibi cyangwa itinda ya serivisi runaka. None ubuyobozi bugatekereza bukabona ko interinete no gushyiraho system kuko wajya ku irembo, nk'irembo ntago ari umuturage waritekereje bwa mbere,
ariko yari yaragaragaje ikibazo cyo gutinda kwa serivisi. Noneho abandi bantu bahembwa na leta bakorera wa muturage baricara batireka dushaka igisubizo cyatuma serivisi zijya zihuta n'umuturage ubwe akajya yiha serivisi atagombye kujya ku biro by'ubuyobozi. Aho rero urumva ni igikorwa gishobora kujya ahantu umuturage akavuga ati iki sinkizi, ariko mu by'ukuri kiba cyaje mu nyungu ze. Ariko ubundi ibikorwa bisanzwe, kuvuga ngo ivuriro, kuvuga ngo umuyoboro w'amazi, ibyo ni ibikorwa by'abaturage baba baragaragaje mu bihe runaka biba bije gusubizwa. Ntabwo ariko nanone wavuga ngo umuturage ngo niwe wagiye agasaba ikibuga cy'indege cya Bugesera, ariko nanone ikibuga cy'indege cya Bugesera kirubakwa kugira ngo kizafashe urujya n'uruza rw'abantu, abantu basura igihugu, baze muri ya mahoteli agura bya bijumba bya wa muturage, agura amagi ye, n'ubundi urumva ni igikorwa cy'umuturage. Birumvikana ko hari ibikorwa bikorwa bitaturutse mu mudugudu cyangwa bitaturutse mu bitekerezo by'abaturage. Muri icyo gihe nk'inshingano zanyu nk'ubuyobozi ni izihe? Icyo dukora dushinzwe nk'ubuyobozi ni uguha umuturage amakuru ku buryo n'icyo atasobanukiwe agisobanukirwa, ariko tugakomeza guha umuturage ijambo igihe cyose tugiye gutangira ingengo y'imari. So rero nk'uko ubivuga uti biramutse bibayeho byagenda gute, akenshi byaba ari ikibazo cy'uko abantu batongeye kwibutsa umuturage ngo dore cya gikorwa wari warasabye cyagiye kikaburwa ingengo y'imari iki kiraje, dore cya gikorwa wari warasabye mu bundi buryo ahubwo twasanze iki ngiki ari cyo cyiza kuko kirakemura byinshi birenze na cya kindi wari ugiye gusaba. Ibi rero ni ngombwa ko ni urugendo, ariko abaturage b'u Rwanda barasobanutse cyane, niyo tuganira nabo tuba tubyumva ahubwo ko bari kwihuta cyane gusiga n'abayobozi ku buryo bageze mu rwego rwo guha umurongo ubuyobozi koko. Arakoze cyane mugenzi wacu Pacifique Nkurunziza ku kiganiro kizagiranye na Prosper Murindwa ushinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Nkwibutsa ko nawe uza kugira uruhare muri iki kiganiro utubwira uko ubyumva kuri iyi ngingo. Ese mubona mbere yuko ibyo bikorwa rusange bishyirwa mu bikorwa haba hakwiye gukorwa iki mu rwego rwo gusobanurira mbere abaturage ibijyanye n'ibyo bikorwa rusange? Uraza kutwandikira ku mbuga zacu nkoranyambaga za Ejo Theko, yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Wakohereza ubutumwa kuri 0787581411 cyangwa 0728028238. Nyuma y'uko hari bamwe mu baturage binubira gutunguzwa cyangwa se kutaganirizwa kuri gahunda kimwe n'ibikorwa bibakorerwa, Ndayambaje Maurice ni umukozi w'umuryango utari uwa leta ufite mu nshingano imiyoborere myiza ndetse n'uburenganzira bwa muntu Tubiba Amahoro. Avuga ko kutaganiriza umuturage mu bimukorerwa ari amakosa akomeye rimwe na rimwe akorwa mu miyoborere. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore, murumva uruhare rwabo mu gukumira no guhangana n'iki kibazo. Dukoresha igikoresho bita ikarita nsuzumamikorere. Ni uburyo abaturage bareba ibibazo bibabangamiye ariko muri gahunda za leta n'ibikorerwa umuturage cyangwa se season participation. Mu karere ka Ruhango buni mu murenge wa Byimana ahantu Kirengere bubatse isoko abaryubaka mu butaka nyine, abavuga bati nanga hegereye kaburimbo, ariko umuturage ntabwo ari bashaka, bakareba niba bajya kuri kaburimbo basanga ari kure. N'ubu tuvugana baracyaremera Ikirengere ariko aho hafi y'umurenge wa Byimana kandi badendeje hasi. Ubu nta kintu kirimo, byemeze ibyatsi. Buriya ushobora no gucisha umuhanda ahantu ugasanga ntibahaca. N'uwo muturage utamuganirije usanga atabyitabira. Uzabona n'ahantu ushobora kubaka umudugudu ukabura umuntu watura, urimuheye ubuntu ariko ntabwo agiyemo. Bisaba ko baganiriza. Mubona n'ingaruka ki igihe ubuyobozi butegeye abaturage mu bamenyesha ibikorwa biteganyijwe? Ni ingaruka ikomeye kuko buriya hari ikintu umuturage avuga abaza akabona nta muntu uje kumubwira ko byagenze, usanga nawe avuga ati ese tiba abantu nawe mu biro gusa. Icyo gihe umuturage arigumura avuga ati n'ubundi niwe na mituweli de sante sinzayitanga, ntacyo imariye, cyangwa se akabona ntarwaye avuga ati ntakimariye. Ariko mwumvishe ko natanivuza azavuza undi abyumva neza, n'umuganga ntawugiyemo kandi uzi ko mufitiye akamaro, ugasanga rwose iyo bataganijwe ntabwo babyumva neza. Ku bwanyu rero nka societe civile cyangwa se ONG, icyo gihe nuhe musanzu mutanga? Hari ubujyanama mugira leta, hari amaraporo mukora mukayagaragaza, bikorwa gute? Byose turabikora. Ngira ngo ikintu cya mbere tunaheraho aricyo bita outreach. Tukafata za mikoro tukazereza mu muhanda tubabwira dushyizemo nka gahunda leta ikenewe muri ubwo buryo. Hari inama twita DDF
District Dialogue Forum. Iyo nama ni ku rwego rw'akarere iyoborwa na meya cyangwa se perezida wa njyanama y'akarere, abagitifu b'imirenge bose. Iyo gihe rero tube amahoro icyo ikora ni ugufinansa iyo nama, noneho bakerekana ibitekerezo by'ingenzi byavuye kuri buri murenge, kuri buri kagari ndetse na kuri buri mudugudu ku bibangamiye abaturage. Naho ngaho tureba noneho tugakora na feedback, tugakurikirana ese meya cya kibazo watubwiye kigeze hehe. Noneho na raporo turazikora nk'uko nabwiye ko dufite za ONG ziri au niveau national. Iyo dukoze raporo ziragenda abo baterankunga rero nabo tubashyikiriza raporo nabo bakayishyikiriza RGB. Mujye mwumva ku munsi wa card report buriya kenshi usanga harimo amadone tuba twabahaye kandi ugasanga bigira akamaro ku muturage utuye no mu cyaro hirya akavuga ati nanjye baramvuze. Mbere ko twajya tugira icyo bitaga interface meeting, yari inama ihuza abaturage n'abayobozi, tugatumiza meya ku rwego rw'akarere ntibegera abaturage bave mu biro ahubwo bagisha inama, kuko buriya umuturage itamugisha inama aravuga ati n'ubundi ni ibyabo. turamushimiye mugenzi wacu Ishimwe Honore ku kiganiro kizagiranye na Ndayambaje Maurice, umukozi w'umuryango utegamiye kuri leta, aho adusobanuriye ko bikwiriye rwose kwegera abaturage ukabaganiriza kuri gahunda zibagenewe, bituma barushaho kumva neza ndetse no kwisangamo iyo gahunda iba yabagenewe. Bakunzi bacu, nk'uko twari twabibagarutseho mu kiganiro ko tuza kumva icyo mutekereza kuri iyi nsanganyamatsiko y'uyu munsi igaruka kuko utaganiriza abaturage ku bikorwa bibakorerwa. Reka uyu mwanya tubonereho twakire mugenzi wacu Christelle Uwikeza atugezeho ibitekerezo mwatugejejeho. Christelle, amakuru y'iminsi, umeze neza? Doris, urakoze kumpa ikaze. Rero bakunzi b'ikiganiro, hari ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri iyi ngingo y'uburenganzira bwa muntu twaganiriyeho none, aho turi kwibaza dutese mubona ari izihe mbogamizi zigaragara mu gihe hari gushyirwa mu bikorwa ibikorwa by'inyungu rusange ndetse n'icyakorwa mu rwego rwo gusobanurira abaturage ibijyanye n'ibyo bikorwa. Twihuse, Ndacyayisenga John uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati ntabwo abaturage twanze ko ibikorwa rusange bitugeraho, ariko usanga tutabimenyeshwa ntitunahabwe n'umwanya ngo dutange ibitekerezo ku bidukorerwa. Naho Nyirabagenzi Farazi uherereye mu karere ka Nyamagabe yagize ati imbogamizi zikunze kugaragara mu gihe hari gahunda yo kwimura abaturage, usanga babwirwa kuba bajya gutura mu midugudu kandi wenda bo bifuza kuba bajya mu nkengero bakiyubakira bakaba bakora n'imishinga y'ubuhinzi. Naho Nsengimana Lambert uherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rongi yagize ati kwiye kujya habaho gusobanura neza ibijyanye n'ibyo bikorwa rusange. Mbere yo gusubiza mikro mugenzi wanjye Doris, reka mbanze nakire Hitimana David, akaba nawe ari umunyamakuru wacu, akaba agiye kudusangiza ibitekerezo bye kuri iyi ngingo. David, tuguhaye ikaze. Urakoze cyane Christella. Kuri iyi ngingo, ese wowe ubona ari ubuhe buryo bwakoreshwa mu gusobanurira neza abaturage ibijyanye n'inyungu rusange mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bwa muntu? Nibyo Christella, bimwe muri ibyo bintu mbona byaba igisubizo ndetse cyiza kandi kinarambye. Icyambere hari ukuba abagenagaciro bagomba kwegera abo bagiye kubarira cyangwa se kwimura, bakabasobanurira ibyo bagenderaho bimura abaturage ku bwa bya bikorwa nyine bagiye gukorerwa. Icya kabiri, kuba ba nyiri kwimurwa badasobanukiwe inyungu rusange nk'uko twakomeze kubyumva muri bariya batangaga ibitekerezo babivuga, numva ko abayobozi ku rwego rw'uturere, imirenge, utugari bamanuka bakajya mu midugudu mu nteko rusange bagasobanurira neza abaturage ibigendanye n'ibikorwa rusange. Icya gatatu ni ukuvuga ngo hari gukora urugendo shuri, kuvuga abayobozi bagafata babandi bagiye kwimura aho hantu bagiye gukorera icyo gikorwa bakabakoresha urugendo shuri, bakajya kureba, kuganira, hakabaho umwanya w'ibiganiro hagati y'abimuwe n'abagiye kwimurwa muri icyo gihe. David, urakoze cyane kubw'ibitekerezo. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo agakomeza n'ikiganiro. Reka dukomeze ikiganiro twumva ikinamico Ngira Nkugire, ikinamico igaruka ku mibanire y'abantu batuye mu duce dutandukanye. Ngira Nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Ikinamico Ngira Nkugire muyitegurirwa na Ejo Youth Eco, umuryango w'urubyiruko rwo mu Rwanda ugamije kwimakaza umuco w'amahoro biciye mu itangazamakuru. Iyumvira igice cya kabiri cy'ikinamico Ngira Nkugire. Duherukana Rebecca yanze gusaba imbabazi Valentine kubw'ikayi ye yari yaciye, ariko mwarimu Mupenzi yiyemeje kuzamuganiriza agacoca icyo kibazo. Byaba byaramuhiriye sera? Nimukurikire umukino.
mwaramutse yemwe Gilbert ubu se nakuye umukunzi wanjye nkabijyana hehe handi arisa nkunda ntiyanyiba nivugira ndetse ko nta n'undi wabinkora da mba ndi maso ntubonye ko nari ngucakiye se uyu munsi uza ntago mwiga umva sha iyi myenda y'ishuri nambaye se kaba ari iki hari munyuze ngo ndebe niba ukindakariye nanagusaba imbabazi nzo kuno ku mugoroba ntarayenje kukunyura ngo dutane nk'ibisanzwe hatumutegereza bukakwiriraho koko rakarira umwanya munini se ko byananiye hanyuma se wabitewe n'iki sheri nyine wa mwana w'inshuti yanjye witwa Valentine Rebeka mushwanyagurije ikaye bibinduru by'ahatari bashaka no kurwana ubwo rero ejo nimugoroba nyuma y'amasomo nabashije gufasha Valentine kwandukura noti zari zirimo utambwira ko iyo ariyo mpamvu yonyine ari ntumbwire ko wansimbuje kari akavuna muheto ngo ni Valentine ubundi sinakubuje kongera kugendana nawe cyangwa n'undi wese wo muri Cyanzige ibyo ntabwo twabyumvikanyeho koko warambujije ariko rwose kumureka sinabishobora sheri Valentine nubwo atari impunzi nkatwe ariko ni inshuti yanjye turigana turasangira dusubiranamo n'amasomo arise cicika ntawe ukeza abami babiri kurugutura ngo usubiremo bwa nyuma ugiye guhitamo Valentine uwo tudahuje amateka y'ubuhunzi cyangwa uhitemo ngewe umukunzi wawe duhuje amateka bitabaye ibyo ubufasha bwose bujyanye n'ishuri naguhaga ndabuhagarika ariko mani n'urukundo rwanjye nawe turushyireho akadomo uranyumva ndakumva basi se ya karamu y'ibara nagusabye ejo urayimpa tambuka wemye ni karibu mwarimu pe ujya kurandaba mwaramutse neza mwaramutse ni amahoro se kutugendera amasaha yo kwigisha yageze yemwe biri ngaho wabera Valentine agiye kugutangayo amahoro yacu nyene ntuyazi madamu yari yantumye ngo ndakubwire ko ataza mwishira hamwe ngo sinzi ibyo yagiyemo aha n'ubundi se ko ntamushyiramo umugozi ndabizi nta bindi agiyemo afite agatsiko yaremye n'abandi bagore mu nkambi ya Mutendere n'iwanyu rwa Kayuzo duhurira mwishira hamwe bakorera igihe bashakiye ndabizi bose nta n'umuza nanjye rega burya yenda muvuze ntirirema ubundi namuzanye mwishyiramwe ryanyu ngo ndabe ko yohindura ibyiyumviro akiga kubana neza n'abandi no kwiteza imbere ariko misi yose yatashe azabyimvye kugira ngo si impamvu ituma birakaza binafatika n'ubusa kuba yarakuze yumva base na basekuru bavuga ko bagomba kwanga abanyacyanzige nawe akabigendera akabitoza nabo yabyaye yemwe sinobarenganya twamunze kuva kera burya dore baherutse kwigaragambya mwishyirahamwe ngo ntibashaka ko nkomeza kuba presidenti ngo nta nundi bashaka kubayobora uturuka muri Cyanzige ngo maye barashaka ko mu nkambi niwe bahuje ibibazo ngo naho nge niyo nababwiza ukuri baba bumva mbatetaho yewe narabyumvise n'akamara amazi nuko tubayeho nyene nta kundi nayo bundi tugomba kumenyera ko tazopfa tuvuze rumwe ahubwo igisekeje n'ukuntu muri bariya bose bashyize imbere ngo bakubwire icyo bapfa na bagenzi babo muri Cyanzige nta wabona icyo avuga mbe mureka tete buriya je nawe n'abandi bakeya duhuje ibyiyumviro ntabwo twoje hamwe n'abandi bakeya tugafatanya guhindura ibyiyumviro by'urugwaruka rwatandukanye abakuze bo birabaraba bazumviraho Prof mbabarira rwose wikomeza kumbwira ibyo gusaba imbabazi Valentine kuko ntabyo nokora nyamara rero Rebeka wiyumvire kabiri Bega wewe nihe nyungu kura mu buhemu nishero wafitiye ko abanyagihugu nawe ukabimpunza erega ishayi nabyo narigira none se ko wabiratana ibyo byose twe nako twabihoranye nigeze kuba umunyagihugu nitwari dutunze none ntituri munzi nimba turi munzi kwera amateka yacu abizire kwimpunzi kwawe hari uhara Valentine yabigizemo sha ntago gose Valentine hari kibiyagukoreye kuva mwatangira kwigana kuva mu myaka 3 yose ishize ntacyo gose ntacyo none nk'ubu wamushirikaye umuhora iki ate no avance prof wowe ufata gusa ko nakunda abanyacyanzige gusa nta kindi impossible tout umva rero nkubwira inama Rebeka wa mukobwa we uretse no kuba ndi mwarimu wawe tukaba tunahuje amateka y'ubuhunzi ni wacu ubuke ko twabana ni Burundi wacu cyane ndashaka ndakubwira inama rero
kandi wihangane untega amatwi nubwo wigize ngo ntuvuguruze uranyumva neza ndakumva icyanzige twahariwe ubuhunzi nukuri icyanzige ubu dusigaye duhabwa akazi ndetse dusigaye dufise n'uburenganzira bwo gupigana imyanya y'akazi nk'abandi bose yego bivuze ngo icyanzige ntiduhezwa ndabesha garebe nukuri ntubesha prof nuko rero gabanya urwango ufitiye Valentine n'abanyacanzige bose muri rusange witwara ibyo waganiriye n'ababyeyi bawe ushaka umunsi usabe Valentine imbabazi kandi uramwishyura ikayi wamucagaguriye kabone n'ubwo wamuguriye iyindi na note ziwe zose akazifata ariko byibura ibyo byo biri kure nk'ukwezi ikimenyetso cyo guca bugufi ibyo byo biri kure nk'ukwezi musabe imbabazi mbega nyine urazi yuko je natangiye no kwiga ikinyarwanda kubera ingene tusigaye tubana nabo neza nkorana nabo twisanzurana reka shana uko bakoramo prof reka jenge rinde kwikinira ariko ibi byo gusaba imbabazi ntibindimwo ngaho da rebeka ko ahindutse nk'igicusi mupenzi se we disi azabona abamutiza umurindi kuri iki gitekerezo cyo guhindura imyumvire y'amakimbirane urubyiruko rw'iwabo rufite naho ubutaha rwose ni mu gaciko n'ikinamico Christella wakomeza unatubwira ubutumwa abakunzi b'ikiganiro batanze kuri iyi kinamico unakomeza ku butumwa bwatambutse ku kiganiro cy'ubushize ikaze nanone urakoze nanone kuma ikaze rero bakunze b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ibitekerezo mwadusangije ku ngingo twaganiriyeho ubushize yagarukaga ku burenganzira bw'abafite ubumuga bwo mu mutwe nabibutsa ko muri icyo kiganiro twabagejejeho ibitekerezo by'abaturage tubagezaho n'ubuhamya bw'umugabo urera umwana ufite ubumuga aho yadusangije uko abibona ndetse anatanga icyifuzo cye ku buryo abona abantu bafite ubumuga bakwiye guhabwa agaciro si ibyo gusa twanabagejejeho ikiganiro twagiranye n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa NIDOR aho yagiriye inama abaha abafite ubumuga inzoga kubireka ahubwo bakabaha ubufasha bwabateza imbere ibitekerezo mwadusangije ni ibi bikurikira Iradukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze yagize ati abanyarwanda benshi ntidusobanukiwe ibijyanye n'amategeko muri rusange usibye no kuvuga ajyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abafite ubumuga bwo mu mutwe usanga n'andi mategeko atandukanye tuba tutayazi kereka abayize cyangwa abafite aho bahurira nayo mu kazi kabo ka buri munsi dukomeza Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati uburenganzira bw'abafite ubumuga usanga butubahirizwa cyane iyo bigeze ku ikoreshwa ku mbuga nkoranyambaga naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera yagize ati usanga bamwe mu miryango y'abafite ubumuga baba batabizi ndetse bataranatswe uburenganzira bwo kuba umuntu wabo yashyirwa ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bwa none tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu ariko nanone nabibutsa ko ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire nabyo tubihaye ikaze ubu tugeze ku musozi w'ikiganiro mbibutsa ko twaganiriye ku ngingo yagarukaga ku burenganzira bwa muntu mu kuba abaturage batamenyeshwa ibikorwa bibakorerwa mbere y'uko bishyirwa mu bikorwa twabashije kumva inzego zitandukanye yaba iza leta ndetse n'izitegamiye kuri leta icyo babivugaho ndetse n'inama ku bashinzwe gushyira mu bikorwa gahunda zagenewe abaturage uraza kutwandikira ku mbuga zacu nkoranyambaga za Ejo Theko yaba Facebook Instagram ndetse na Twitter wakohereza ubutumwa kuri 0787581411 cyangwa 0728028238 reka nshimire n'itsinda rigari ryamfashije kubagezaho iki kiganiro harimo n'Igena Roger wari uhagarariye kino kiganiro ndetse na Mizero Crispe wari uri kubanga bw'ibyuma twabagezagaho iki kiganiro ni Doris Mugisha ndetse na Christella Uwikiza wamfashije kubasomera ubutumwa muba mwatugejejeho amahoro y'Imana bane namwe kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye Shalom tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu ntimujye kure nikoze ndakumva ubundi ibyo numva ngo ni uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki ubwo burenganzira se ni ubuhe ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe ni kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda